for him. Nukuri pe abanyarwanda natwe twaciye agahigo. Sibama nagari wowe tujya tuvugana mu gikari nkakubwira ni uribuka wa undi bahaye akazi hano kwaje byanakaza bikanga nkakubwira ni buriya ngewe niyo mpamvu nkakubwira ni ngewe niyo mpamvu buri ibintu byose bajye bihira Bruce Melodie abandi bose ni ibinebwe uriya mwana niba Numukiga ntumbaza ariko uriya mwana ni umukozi wagira ngo bamureze baje uriya mwana ni umukozi ahubwo yari yarabuze timu nzima uriya mu manager wiwe ari gukora akazi kandi ntacike intege hajya yitwa Munyakazi kandi koko niko mumwitaho ya nibyo ni Munyakazi no wa mbere yawufashe mwanya waraje awukorere ejo bundi nigeze kubona post yiwe sinzi ahantu bari babiposti nzavuga ati ngewe buriya nimuzumirwe ngewe Grammy nzayicyura mu rugo ndavuga nti you never know, it can be tomorrow or next year, nta mpamvu ya one day. Kumbe jama yavugaga ibya Grammy afite ibyo kujya muri Amerika n'abariya kandi ngo Grammy niba ari yagiye rizabera i Kigali gusa urumva byabera i Kigali ntibazitange mu banyarwanda. Ahubwo uramujyama wiwe ni umukozi bene bara nibo manager umuntu abashaka ariko witonde amafaranga bana yakore banakoza ako kantu witonde ntabwo Grammy uzapfa kwiha umuntu wonetse wese tutamwoshya oya Grammy bayimo nose bazazi wacu bange kuyimuha ari we muhanzi dufite babure na babiri baziha ni ibiki se si ibikarito byo gutereka mu rugo ni ibikarito ni ibipupe mu byita ngo kirango ni awadida noza kanyose rayifashe shyira mu sara nayinyaraho sha kanyareste se ntiyabinyayeho rega bira bintu bituma abantu bagira ukuntu niyo mpamvu iyo ukibonye utakiguze Beyonce ntabigura kiriya ni hit ni nkuko wakwishyura amafaranga hanze ugapromotingwa rero niyo ukibonye ni hit uravugwa hari ahantu nyine bigera kubakira izina ariko ni igistatu nyine kiba gihagaze